Yes, reka nongere kugushimira ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Reka nongere kugushimira wakoze subscribe, ugakora like, ugakora share ndetse ukabasha gukora na comment. Uyu munsi ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu 2020 nibwo abanyarwanda bongeye kugaruka mu kazi kabo ka buri munsi nyuma y'igihe kingana n'ukwezi n'imisi igera kuri 5 nibwo abanyarwanda bongeye kugaruka mu kazi nyuma yaho icyorezo cya coronavirus gikomeje kugaragara hano mu Rwanda. Mu minsi ishize ku itariki 30 nibwo abakuru b'igihugu cyacu bateranye bakora inama bemeza ko abanyarwanda muri rusange bagomba kongera kugaruka mu kazi, ariko bashyiraho ingamba zidasanzwe z'uko buri munyarwanda wese ahava akagera agomba kuba yambaye agapfukamunwa. Aha rero turi muri gare ya Nyabugogo, imenyerewe ko ari gare yakira abanyarwanda benshi muri rusange burujya n'uruza. Imirimo y'abanyarwanda muri rusange uyu munsi nibwo yatangiye. Rero aha turi twakugereye Nyabugogo kugira ngo turebe uko ibikorwa byo kwirinda koko coronavirus koko biri kugenda neza, ko abaturage bari kubahiriza ibyo leta y'u Rwanda yabasabye. Rero nk'uko mubibona ahangaha bagerageje gushyiraho amanimero kugira ngo buri muntu byibura ajya ahagarara muri metero imwe cyangwa ebyiri kugira ngo abanyarwanda bakomeze kwirinda icyorezo cya coronavirus. Ahangaha rero muri gare ya Nyabugogo harimo abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abantu benshi baje mu kazi kabo ndetse abantu benshi bakomeje kwirinda coronavirus kugira ngo abanyarwanda muri rusange bakomeze kwirinda coronavirus. Aha rero turi kumwe n'abantu bagiye benshi batandukanye bari hano Nyabugogo. Hano hari umusore watangira utwibwira. Witwa Gilles. Witwa nde? Witwa Gilles. Turi hano muri Nyabugogo, akazi uyu munsi katangiye. Wishimiye gute kuba abanyarwanda uyu munsi bongeye kugaruka mu kazi? Ni ibintu by'agaciro cyane kuko amaze iminsi bari mu nzu batabona amahirwe yo kugera hanze cyangwa basubira mu mirimo yabo. Byari bigoye ariko ni ibintu byo kwishimira. Dushimira leta yacu kubw'ingamba nziza ikomeje gufata, kandi ubona ko ziradufasha nk'abanyarwanda gukomeza kubaho mu buzima bwacu ndetse dukomeza no kwirinda icyorezo cya coronavirus. Yes, noneho wowe ni izihe ngamba se ni iki wabwira abanyarwanda muri rusange kugira ngo dukomeze gushyira mu nshingano se cyangwa kubahiriza gahunda leta y'u Rwanda dusaba kugira ngo iki cyorezo cya coronavirus gicike burundu? Ngira ngo ikintu cya mbere buri munyarwanda yakwiye kuba ashyira mu bikorwa ni ukubahiriza ingamba za leta. Ngira ngo ingamba leta yashyizeho ni ingamba zo kudufasha, ntabwo leta ari umwanzi wacu. Leta ibyo ikora byose ni ukugira ngo ifashe abanyarwanda bagire ubuzima bwiza ndetse bakomeze batere imbere. Ngiye ku giti cyanjye numva ngiye gushyiramo imbaraga cyane ni ukubahiriza gahunda ya social distancing, kubahiriza isuku cyane cyane gukaraba intoki n'amazi meza, ndetse rimwe na rimwe ukaba yakoresha na sanitizer ayibonye. Numva rero buri munyarwanda ashyize mu bikorwa gahunda za leta, iki cyorezo twagitsinda kandi twakomeza ubuzima busanzwe. Hamaze iminsi abanyarwanda muri rusange benshi bifuza ko imirimo yagaruka. Hari benshi bagiye bahura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye mu ngo zabo. Ni igice ushimira leta yafashije abaturage muri iyi minsi igera kuri 40 bari bamaze mu nzu batabasha gusohoka cyangwa ngo bajye mu mirimo yabo? Ngira ngo ibyo kwishimira byo ni byinshi, icyo navuga cya mbere cy'ingenzi ni uko leta nk'umubyeyi yagerageje gufasha abantu bamwe na bamwe batabonaga uburyo babona amafunguro ya buri munsi nk'uko byari bisanzwe. Ngira ngo nawe urabizi, hari abantu bajya bahabwa ibyo kurya bitewe n'ubuzima, bitewe n'uko wenda uko babona imibereho yabo. Hari byinshi leta yafashije, hari gushishikariza abikorera gukora tuno dupfukamunwa turi kwifashisha. Ngira ngo nabyo ni uruhare rwa leta n'izi ngamba zose. Cyane ndashimira polisi yitwaye neza cyane. Polisi yarafashije mu gukomeza kurinda umutekano n'ubuzima bw'abantu, ndetse by'umwihariko abakozi ba minisante ndetse n'abandi bantu bose bari muri timu iri gutanga cyangwa iri gufasha mu kurwanya kino cyorezo cya coronavirus. Turagushimiye. Urakoze cyane. Hano turi kumwe n'abantu bagiye batandukanye, turi kumwe n'abamama, turi kumwe n'abantu benshi bagiye batandukanye baje hano muri gare nabo batangiye ibikorwa nk'abandi bantu bose. Mama, turakubaza ntugire ikibazo, ntabwo tukugaragaza mu mashusho. Turakubaza uyu munsi imirimo yatangiye, wowe wabyakiriye gute?
imirimo yatangiye nibyo nabyakiriye neza, gusa dufite akabazo gakomeye k'amataxi kugira ngo tugere mu mirimo ntabwo bitworoheye. Urabona nkatwe dukorera mu masoko, turi gukora mu mashifti, mu by'ukuri ntabwo kugera ku kazi biri bunyorohere kuko n'ubundi ngomba kwinjira saa 5 ariko dore ahantu isaha zigeze saa 5 zigeze nkiri hano kubera ikibazo cy'amamodoka. Ikintu kijyanye n'ibiciro abanyarwanda bamwe bari kuvuga ko byazamutse ku mabisi, ntago ari imbogamizi mu mikorere se cyangwa se muri transport ziri butume abanyarwanda bagera mu kazi kabo muri rusange? Njye ntekereza ko ibyo ari byose ntabwo ari imbogamizi, ni imbogamizi kubera ubuzima yenda abantu babayemo, ariko mu bigaragara imodoka ziri gutwara abantu bakeya. Niba imodoka yatwaraga abantu 30 ikaba iri gutwara abantu 15, uroye n'ubundi nta kindi kintu bakoretse kuzamura ibiciro, kandi ukurikije uko babizamuye ntabwo biri grave, gusa yenda bitewe n'ubukene bwa muntu warabyumva uko, ariko nge mbona nta kibazo kirimo kuko n'ubundi bari kudutwara mu buryo bwemewe. Ni igice ushimira leta y'u Rwanda mu minsi igeze kuri 40 turi mu rugo, ni igice ushimira leta y'u Rwanda yaba yarafashije abanyarwanda muri rusange? Leta y'u Rwanda yo kwishimira, umuntu arayishimira mu buryo budasanzwe, ahubwo leta y'u Rwanda ikintu yadukoreye cyiza cyane nuko itigeze idutererana mu minsi twamaze mu rugo. Mu bigaragara yafashije abaturage no mu mirire, abantu bagiye bagenda nta wigeze apfa yishwe n'inzara, n'uwaba yaragize icyo kibazo ntekereza yuko ntabyo twigeze tumenya, ariko leta y'u Rwanda yatubaye hafi. N'ikigeretseho ibonye ko abantu bakeneye guhaguruka bakajya mu kazi irabitwemereye. Kugezana n'iyi saha biragaragara yuko leta y'u Rwanda hari ikintu irimo irakora, kuko urabona ko umutekano ari wose bari kutuba hafi. Ni ukuri ntacyo dushinza leta yacu, turayishimira cyane. Turagushimiye. Murakoze nawe. Turakomeza kuzenguruka mu mujyi wa Kigali ahantu hamwe hagiye hatandukanye kugira ngo tukugezeho uko ibikorwa muri rusange bigiye bigenda. Ngushishikariza gukomeza gukurikiza amabwiriza ya leta kugira ngo tubashe kwirinda iki cyorezo cya coronavirus. Reka tugere mu bice bigiye bitandukanye tuganire n'abanyarwanda batandukanye muri rusange. Yes, rero nk'uko nakomeje kubabwira turacyari hano muri Nyabugogo, turi abantu benshi bagiye batandukanye ndetse ukabasha gukora bisanzwe. Rero buri wese ukora gusubira mu kazi kabo nyuma hafi y'isi imbere y'abanyarwanda bari mu ngo zabo ndetse bashaka kugira uyu munsi rero kubabwira twasanze abantu benshi bari mu kazi kabo kagiye gatandukanye, uyu gusa mu kazi kiwe atangire murakoze cyane. nk'uko leta y'u Rwanda iri kudushishikariza kugira ngo dukomeze kwirinda covid hano mu Rwanda, bari kuvuga ngo dushyiremo distance ya metero hagati y'umuntu n'abantu mu gosha muri kubyubahiriza. Ingamba zose dufite zo batubwiye tugomba kugendera ibyo byose arizo ikintu kijyanye n'abakiriya bari kuzamura amazi bari kuzamura ntabwo abantu batangira n'abatari wenda ubushobozi kugira ngo baze kwerekana baza gushakisha bamwe bagiye gushakisha ibintu bizatangira neza mu minsi ibiri no kuwa gatatu cyangwa nyuma y'iminsi tumaze mu rugo. Ni ubuhe butumwa wagenera abanyarwanda muri rusange se cyangwa wowe kuri bwawe ni rezo? barize cyane, barize ndetse no kwizigama buriya nazajyaga yizigama nyine ubu yababibonye yabonye isomo kwizigama byinshi cyane n'abatwigishije. Ni igice washimira nashimira leta y'u Rwanda ingamba yaduhaye tugomba kugenda
rero ko twakirambura neza mu kazi n'abantu bose bagatangira kugenderana bakongera kugahura n'imiryango yacu imiryango yacu igomba kuzuza neza bakamuha kubasha gukora nayo gusa leta y'u Rwanda ikomeze ingamba n'ibitekerezo by'ibishyira ingamba rero nk'uko mubibona gahunda ni yayindi kwambara agapfukamunwa aho ujya hose ndetse no kubahiriza gahunda za leta y'u Rwanda kugira ngo tubashe kwirinda icyorezo cya COVID-19 nk'abanyarwanda twese muri rusange dushyire hamwe. Turacyakomeje kuganira n'abaturage benshi bagiye batandukanye, reka dukomeze dutere imbere turebe serivisi leta byifashe gute ni gute abanyarwanda bari gukomeza kwitwara muri iki gihe cya COVID-19.